Shaka toni zingahe? Akampera ku kirangahe? Uya masaka sinyobe aho gageze. Mfite toni 20. Oya ibishimba mfite 7 biri nabigurishirije rimwe ejo bundi byagiye mu Buganda. Mubazo urambwira. Ntabwo imyaka zanje nzitangaga nkuru guteza. Yego. Abafite amafaranga. Mambo. Mambo. Yes boss. Ntacho. Ubundi wabashije mucumbo ko gahunda zimeze. Mucumbo wanje rero. Ubu tuvuga iki rero iki kivuye kuri utakibona guca. Kizi se kindigwa cyotse inyama hano hepfo. Kunejo ndi waruri imboba matamagara hombanye. Narakubona ngo utazava mu muntu muzima. Bagiye kubiyakaza ubundi iyo tutagira amahirwe ngo ubone Umugore urugoye hari ahantu ubundi. Rero n'ubu uri urubwa rw'irugo aho ngaho bayihe. Ariko ukuntu ufataga umugore wawe uzatuma gusuzugura sha. Ntabwo umugore muzima watinyuka ngo umukore birabi. Tekira nicyo cyaragiye cyubakira iwabo kwa nyirabukwe amazu garaheneranye harasi mura wabuze n'abantu wahagara amafaranga. Ubundi sura Umugore ko wamurongoye niwe wamurongoye. Ndavuze mu kugeza. Ano reba indi defo ubugore ukora. Ase aro kuzapfa umurongoye uko yari afite amafaranga. Umbase. Gara amafaranga wasutse ku nzu yawe. Nguru kuyitakagiza nguru gusiga amarangi. Bura nubuyobe. Bagakwiye kuga uzi ibijumba byaze muri gara amafaranga. Uzi imirima zirimo wajya urambwa nka kurangira imirimo. Nkubu wowe kuba muzi tuziye ko nawe ugira ubutindi ahubwo bubi. Ubundi wowe ko wayakize. Ubwo bwenge bukura he? Inzu sinizihe nyungu zivaga. Atuvugisha inzu nziza ukaba mu nzu nziza nk'umuntu w'umugabo. Da. Inyungu ya mbere no kugwiza amasaha. Okay. Muri tayari tugeza aho ngaho. Deni gitari cha seru kabuza nkungu ukiri ku isoko. Nuko ndi ntusizeragamo zitavaga ku butaka. Havuga inti hanabanga pfusha gusa ariko nkawe wanakigura. Ntundi ukagihingama amateke. Agira igishoro murimo kumpa. Igishoro murimo kumpa. Cyamagambo nacyo mwakizanye n'inyubu ku buryo mwambwira ngo amafaranga unakuye ngo umugore mu bintu nk'ibi. No tujya kunywera handi. Oya, n'abakiriya beza. Wahurinjije nta kigenda cha. Wewe umeze rero nk'uyu nguyu. Okay, ndinjije. Ya nta umugore wawe. Umunsi ni igitenge gisha, ejo nigisha. Ubura ukumwambika nk'ikigori. Akamaro kari mu myambaro ku mugore ndakahe. Sinkorera urugo rwanye. Mambo. Ura mugore wanje iyo yambaye neza. Mambo. Yes boss. Niko nanyi mameze neza. Sha ndaguhamagara uri hava. Nibwo umva mureke mbabwire ikintu cyiza. Ubwira umva ntaboneka. Karenjeje. Cyazo cyawe uri gusoma mu mutwe gusa ntushobora no mu misabaga yahenekereje ni ubaga wambaye neza. Ugafite umugore mwiza. Ugeraga ngo ni musenyeri. Ufite umugore mwiza agomba no kwambara neza. Ora mibire ubundi umugore. Hanyuma komanda yanyigiye kugira. Komanda yanyigiye kugira. Ihene batanye kwitunganya neza. Ahubwo shashira agasenda kenshi kabisa. Ikintu urashaka kubabwira. Ahubwo mwibukeho munchireho magi na sauce tomate. Kuko iyo ndi hano rega niho mbaga ndi utuntu twiza. Naho mu rugo zirangerekeranye birabijumba n'ibishimba apana. N'ibyabo. Uyu musaza wenda ntabwo uri mu mwongere. Uyu nguyu cyari mu sabyo hano urabara amashuri. Urabara ibirahuri kwa sabyo. Noneho komanda ye neza. Umva mfite akanama k'abacuruzi rero. Ubu niko ugiyemo. Niko ngiyemo kandi amasanda abona. Usiragira muri imvura mwa. Ariko mbasha uzanshakira abantu bashaka amafaranga hagabaha tukumvikana uko bazanyungukira ku kwezi.
muri iyo nama yanyu ngabyanze n'umukire afite amafaranga ariko binyangamugayo noneho urumva abandi bakiriya baranga icyo bafata imbere bakishyura urukumva wowe umugore nimba umuzanye nimba umuguriye igitenge mu kwa mbere kigomba gukogota imyaka 2 hanyuma rero urabimumenyeza se uzabikura ye nk'umukire wacu twubaha sibyo umukire wacu twubaha umugaga ingagara ho ingagara oyo utanyanduza sha chef de patron ndi pantaro patron jurabivuga neza prononce usibye uyu n'uyu abandi bose bakishiranye kandi ubiteho nimugire ikibazo no kuguhamagara nibavuga ngo nibo bari oya abangaba ntugire ikibazo abanganda bamenye nunayimara bakongera indesha reka shaho tuza boss wari twe kumenera mu nzi nama y'abacuruzi nawe uranguriye sha areka manje ngo nkwereke umugenzi wawe ibyo wari uvuze amaje gukiza ahubwo wowe bakongera amaje kuza mu ruhando rwacu aho kugira ngo nzi inama y'abacuruzi ntabwo naguhombya sha kurikirana iyo nama Gusa umaje kumva ibyo bose wayavuze Bereke rero nacyo hajya ngo wigaga hehemwa ureba ukuntu se arinjije kwisimbukuruza kiriya kigo wigagaho gari amafaranga aswa agapfusha gubusa bagakwiye kujira mu caro ukiga ariko hari abaravuze ngo nta ninyoni itsinda wowe umwana w'uyu musore ufite mu mutwazima ubugira ngo bamujye mu ishuri riciriritse ubusiko abandi zaba ministre uyu nguyu uzaba ministre avukaga ari ministre ubusiko banje bavuyemo babaye iki wowe dore cyazo uri mu nzira yanjye hoje uri mu nzira yanjye birimo bagenda ubwo rero muzehe bijyana bareraga nk'ibibonobono iwanje umwana agiraga imyaka 2 ari kwikorera ikidomoro c'amazi imyaka 2 ubwo bujije si n'ubudabanje bagunzanaho umva rero mubwire muzehe apfa kuba yaravutse urandute ariko ku mafaranga turayanganye reka mugire inama njenganya nawe amafaranga niyo waba undusha ntabwo ndusha menshi undusha amazu meza i Kigali ugira ubugugu ku buryo n'inzu bamo kuyubaka neza byakunaniye akamaro kari kunzu sinaka kuri konti nkungu kuri konti yawe ufite miliyoni zinga ubu mfiteho nka magana ariko nuko ntinagurisha toni mfite z'imyaka mu rugo ngaho nyumvira nuko miliyoni 400 kuri konti umwana wawe yiga kuri bya bigo bidatsindisha yego nyiranko nibiki ziba mujya kubitsimba simubihawe nande fata ibiro 2 by'ibigori muteka impungure ibaze umukire mu rugo ako nturi kirimarima ugeretse gereka hamateke murabikize oya bagakubise hene hasi ukankorera ku nyamunyu ndakurindagiza itonde ndayigurisha mfite umugore no mu rugo wari uzi ko umuntu abipfa akabisiga ni ukubika amafaranga gusa atagira icyo akora reka nkubwire umbwire iki wagakwiye gufata bariya abana bawe ukakura kuri cya kigo bigaho ukabashyira ku kigo cyiza uzi ko cya kigo bigaho nta n'umwana bigize batsindisha abe n'uyu n'umwe ku kizamini cya leta amahirwe aruta amashuri sha yego babiri barimo n'imbobo umwe ari iwawe What's up? Umva se umubwire nkubeshye icyo ubwo umva nyine umubwire wiva ngo narakubeshye ngo ahubwo wowe umva nyine umubwire we tuza ariho yavuze ngo mu rugo baruhiye ubusa ubusi ibintu byose mfite niza ngahe singiye telefone none iyo utagira amahirwe dore amazina dore ku zina ry'abantu hariho ubudomo nk'uyu nguyu wa Gatene si kubururu
ni mu mwanya wawe nose umuze reka banze mubwire iyo utagira amahirwe ngo muri ya sambu iso yagusigiye banyuzemo amafoto y'amashanyarazi baguha amafaranga wakabimenye bateremo umunara ubu ngubu n'ubu ukiri imbwa witorera inda ku myenda nje mba ndimbwa kandi aka kanya aribwo bigiye gusobanura noneho wa mukambwe wawe nje musize kuri kotwari wanjye ubu tuvugana nonaha ndashaka tuhite duhura nyine nze dukwakwa imbwa wambwa oya ntubyumve nabi ntabwo ntitugusobanurira n'urugero ujya wira ariko soma nawe batubwiye ko batuguriye ajya ngo izo hene zirashajarisha ubu zirafite nk'iminota 15 iwanjye bagiye guteka impungure kandi none ugiye kurya ihene so bwo babahaye umuceri bakarya ahubwo se sha nyogokuru wawe ubu namubona nte nindi kujya mpamurire wabucura wande yarwaye bwaki oya nta gahunda afite n'imwe kuko ngiye musize muteretse inkungu nako icupa urumva n'ubu bari kumwe barimo kuganira kandi ubu bari kumwe muteze ko nta fagitire muteze umutego nyine yuko nta fagitire bwishyura kandi inzoga arimo kunywa ntabwo ari buyimare reka mubwire n'indi bantu ariko amafaranga ntabwo kupfusha ubusa nta n'amata baheruka kuyajyana ku ikaragira amaki iwanjera reka mubwire irindi bantu utaruzi ako se wasabye ikintu kibubu kigezweho nubwo cyaba gihagaze 100 umbwire ngende guhe kashi uzirwarize mu byo uzakora ahubwo wimbabarira inze dukwakwaje shaka mvumubwire umutekano wawe muke mu ipantaro kubera kugutekereza ninakugeraho nyine ninakugeraho urabona ko atari icupa nibye kandi mvuye iwanjye mvugije ukuri kanjye kubarebera ko biri gutungana vuba amashyiraho pressure nyaruka shaza mukatireho n'ututunguru iri gusyamara mushaho udutunguru twankana n'agasenda reka mubwire rero uranaye naze kubikubwira n'umwana agiye nubona umugore wawe kubera utamwitaho kubera utamwitaho ngo umugurire igitenge umugaburire neza aba ameze neza ntubona se w'uyu mwana ushaje nabi ngiye kagofero umusaza neswa ushaje nabi kubera iki none nyirakabaragiye mu nama eyo waba yasagiye gutikura umugore wawe ibera mu mfura se ntubizi amutikura si bahuriye si wowe utita ku mugore wawe ngo umumenyere igitenge baraziranye se ngo ubyibuze arye n'iyo nyama Unyonga shaka. Oyisuza. Mvuga ndimo gukina. Uya ntacyo. Kana abantu teze indege noneho. Uteze indege. Reka baravuga akababaza umugabo kamurinze neza. Mwana yanjye. Nawe bagaye kanyumbwira ngo bari kumwe. Nabisha. Nyine musize kuri kontwari. Nawe ndetse umva ko bagira ngo ki. Abize ute? Yakoze mu basi. Yego. Tangiye nawe mwarabu nawe. Ese bajya kugenda iburaga nta buraga rero. Ntukagituma ngira isaba. Ako kumbura bino bisoko bishaje. Uriya n'umugabo n'icyuzi. Uba wabibonye ranta. Reba ubona yuko mwese. Hano ufite amamiliyoni kuri konti wanze kurekura. Nimba uzapfuka yajyana ikuzimu. Ngo baraziranye amazi iminsi amutikura kugira ngo amuhe amafaranga. None se usigaye ubona umugore wawe afite ngoya. Rahira. Kokose. Ariko bamubwira agakanzu nagutumirijeho. Agakanzu nagutumirijeho neza kazaza gakwire
mbese taye zawe zose ntumbwire mwana wanyemeje kanzu n'udukweto agakufisa karata kano akosera agakufi umva ngiye gusirimba suriya mugabo utanyitaho reba ibisuko byambariyeho mperuka gukoresha inzara ryari yirirwa ntonoza ubunyobwa yigiriye kwinywera we tugire bataragera tugiye gute mwana mbese ntabwo nakubwiye kuri telefone kuko urashaka ko umwanya wanjye upfa gusa ko kumatse ibaza aramutse aje ariko mvuga ubwinshi namwinitse urabona ko imbere ugwa mu kamasho nawe niko ameze ari kunywa ibiyoga byinshi bwa mbere nibwo bwa mbere nkwaye marite ari kunywa iriya nzoga marite noneho haraza yabaye inkoko igice cyose namubwiye ntibagashaka mvuga umugore mwiza nkawe bigara reka nose ka kajipo gashyashya na ya shati wabonye umugore wawe anje nayo yabikuye amba goma hamwe bagutungira umugore uraho wasamye nabandi batikura mbese iyo nama yaba ari wagiyeho inama se inama iba kuwa kabiri ni hehe hari kibinu ziki kiba kugira na kuwa kabiri iyo nzoga ubabwe bayimbise ugiye utayenyweye se yari yayikwishyurira utayenyweye yakantembere ndagaruka ariko abatagira ubwonko ni bameze nk'abasazi n'abo batanira kubitwara vuba nyine kugira ngo bafite n'isoni isoni sazica ariko mbabarira pe cyagiye ubigezwe mfite n'isoni turazinyesha waretse pe ariko si ubwo kwambabariye nakuze ko nta wundi muntu uri hano ari njyewe njyenyine ni wowe wenyine niyo mpamvu ibyo byose ariko waretse kwinjira ukeneye gusukisha inzara nawe gukoresha inzara nzazikoresha ibihumbi se nka 30 byibura icyo ushaka mwara ngomba kukibonerega aho sinzi icyo ushaka wowe ugasanga amagambo yanjye arimo gupfusa kora byigushye ni urukundo rwinshi ngufitiye nirwo rumbyibuhisha kabyimbije none urebye umutima rero urenda gusambana se mwara twinjire koko ndimo kubikoraho none uva hano se twinjire we wayazanye kuyazana guzoze mwara we urareka nezane uzi ubunyobwa bwanjye koko sikwita winjira mwara gufata ahangaha ariko urabona dutabera bisajya bikora oya reka nezane ariko rase si kwakuza njombagura ibibanza bye none niyongeraho uzambwa n'itemo n'itamo wewe uturinjiye koko kubona ufite ubwoba urakakujyana kwikiza urabyihutishije uretse kwiyambara umaze ko wabize n'icyuya mwara uretse kwiyambara ndakwinginze ese kubera igikani muze kubikora njyewe tubiganira igihe kingana iki koko aho uzuka akanzu njye kukuzanira kakubera kazajya kagira ngo byari ndabyumva nyine agakanzu ugiye kukazana none se na kiriya gitenge uzakibona umva se usibye n'igitenge nakubwe ngo n'umukufi mwiza ubiranye nawe erega ntacyo uzaburaga mbabarira wikwiyambara mwese turabikora nambere umuntu kwima amafaranga urumva urukundo yawe guha koko oya numva ugira umugabo gutyo umugabo wanjye arankunda shakira vuba shaho nanjye ndamukunda ikibazo cye nuko nyuma amafaranga si ibyo se nyine ukuntu umara mukenda kamwe abandi bagore b'abasirimu baranze ahora ahingisha imyaka akareba nk'ibinyobwa aba yantegeje ngo ntonore ntabwo aba ashaka ko nsirimu uzi ko nasotse ibi ngibi yantonganyije ngo ndi gupfusha ubusa ndagusuka ibyiza ndagusukisha ibyiza shafungura gera vuba ndumva mfite ubwoba ibi bintu turabikora yakoze basi reka tubikorere rimwe ntabwo tuzongera
akora imuko imbaraga mba natakaje nitsa n'ukanga se mwana ntabwo wamfasha tutabikoze oya nokanyite mwara umvuze nitahane hanini nibishe munguki akamiyambo ntabwo ntunde ntawe wakusugura cyangwa uzajya unyita morning to you reka nyambo ndebera no gusogora cabivuyemo cakiri mu mirimo woni urukuni hasi cha menza ryo koko we arya morning isi mu gitondo ujana akazi ndakeza kabana kingura vuba vuba kingura kuri wabwe ngo nguru wenyine baribisha ntabwo kira ngo ibintu bitubikora ukapatiriza ngo tubikore inahura kujya kurwa ntabwo naca mu gikari ndacaye yamburanye iki atinyuka ate n'imirimo ibintu wabikoresheje n'ubundi urajya kunkoresha ntabishaka ariko niwari gusugura noneho niba ari ku muryango usugura umva mwara tugiye gukora iki ndakora iki usabura kugira mwara ndakora iki umva jya munsi y'igitanda jya munsi y'igitanda jya mu yewe ntabwo ari gukora jya mu ntabwo akubona ntuza se ariko guma munsi nyine ndavuze ngo guma mama ngaho kujya ndakora iki tujye munsi y'ameza iruda rwawe
Nguriye inzu. Kingura vuba vuba. Ba? Kirirwe baragutigirayo. Ari he ho umuntu? Mbese. Sheri. Ba? Inde. Tambutsa. Iki se? Ngwenye. Umuriro washize muri kashi Paul gusakuza sheri. Ijye kureba. Itonde muragurugunde. Ese kuri kwe. Sikuru kwanga ko ninjira mu nzu yanje. Reka nta nubwo washoboje sheri. Ko wambaye ubusa. Ntabwo nambaye ubundo. Nambaye n'ipantaro. Ninura yambaye nako hejuru wari ugukuramo. Arishushe kubera guterura buno bunyobwa. Nanje kandi ibintu mu nzu ndakubwiye ngo byawe byose maje kubitahura. Sheri kwinjira. Ntabwo duheruka kubyina. Urukumbuza kwinjira. Ariko siko tudaheruka kubyina sheri. Ngo? Ntabwo duheruka kubyina n'ukuri. Ye. Sheri kwinjira ariko. Ziba. Sheri. Sheri. Arihe. Sheri. Ko wandeka. Ariko buriya hari ibintu ntasobanukirwaga. Utinyuka wowe kugira ngo mange inshuro ingahe isaha ishira ndi gukomanga wumvaga ko urugo atari urwanje cyangwa nyine urebye itonde ushobora kugenda ngo nyine gukomanga urabona ndananiwe pe buriya bunyobwa kuba ntabwo ntagize ntango mutonore ndananiwe. Unanirwa niki? Wagiye guhinguka umunsi? Kubeshya niko binananiwe. Ahubwo tugende. Niba utanyizera tugende mu cyumba. Itonde ariko. Inzu si yanje. Ego nanjye ntukanange sheri. Nyine ntukanange. Acha bwana we. Tugende mu cyumba ure ukarumurira. Ntuzambira ico wamburanye muri rugo. Sinakuburanye. Icyambere. Ukiza sinakuburiye igitenge. Ntabwo nakuburiye ukigera. Wajya urareka kunsuzuguza wa mugore ariko itonde manze ndi. Nyine tugende mu cyumba. Tani igiki? Ni njye uko mwintebe sheri doho. Ndayiko. Cha, vayo nakubonye. Vayo kubago. Naso. Ni mwarabu. Ni wawe. Amacupa yanjye naje gutimba. Nawe kavubaho. Nawe remeye uvuye. Ugomba kumukwa. Naso ni. Itonde. Wanda kunza. Iruka bachi. Cha, uragiye. Iruka. Uvuye kiriya kigabo kibaye kira gisohoka mu Rwanda kimeze gutya. Habuza itonde ariko. Umva nakwica wowe. Papa. Yeah. Bege. Urukamye. Habaye iki hano? Sigo mama. Utamena amaraso hano habaye iki? Ceceka mwana habaye iki? Umbaza. Hano habaye iki ko wari hano? Nari nsinzi yumvisha ibintu by'ubuzima. Mama ntasoni. Romantic soze kumba hafi mwana wawe. Gufata papa gutya. Habaye. Habaye iki? Habaye kiriya kigabo dura hano kimeze kuri. Hano habaye iki? Ariko mama ntasoni ko. Habaye. Hano habaye iki? Ceceka bana ba. Umuntu arancitse. Ni kiriya kigabo dura kigenda kuriya. Muhurira cyane umwana w'igicuruza arayije. Ni igisambo. Kinyuze he? Hano hari indi. Ni igisambo. Ceceka mbere. Kuko nyoko atinyuke anchinyuma. Papa wanyera beje. Romantic. Ayiga mwarabu data. Nakenga ngo muze ngo sigarana icupa buru gusoma. Yo gasoma impisi. Ngo mama yaguciye inyuma. Ceceka sha atinyuke nyoko anchinyuma niki yamburanye. Mama wabikoze. Watinyutse. Mwarabu we. Mama waciye papa inyuma. Uko byagenda kose uko papa atakwita ku rugo. Ntabwo bivuze mama ngo yandarika gutya dusebye. Turi abasore. Kuko nsuzuguze mwara andusha amafaranga. Hasi andusha imitungo andusha iki. Papa ihangana aratubwira mama wabitewe n'iki?
Oya jya agaciro abana bawe ibi ni ukwiyandarika ibyo papa nawe twarakubwiye kwitita ku rugo ko naguze mama ko wakora ibi bintu oya mbwira ikintu ntaguhaye ni igiki wamaye iki se ahubwo ya wamaye iki ntabwo utiyana kuguriye ukigera muri rugo ariko mama nubwo ntacyo yaba yaraguhaye ntabwo byaba impamvu zo kumucinya mama kuno ngaho nababwire ntabyo nakoze we nabasobanurire ikintu atabona regere nidukoma urutyo tujye dukoma n'ingasire sinshima mama ibintu yakoze ntabyo ariko na nakoze papa ibintu akora reba mama kuva yamugura igitenge kangahe ibaze tomati akaba azi gusesagura amafaranga gusa ariko nawe uri kuntera umujinya papa ndagusobanura papa sibyo nawe rwose nawe warakoce reba igitenge kimwe ntabwo duheruka mu ishuri twavuye ku ishuri ntabwo tukiga nta kintu ariko ntabwo muciga amahirwe ntabwo garutaga amashuri ko ntiza si nta ntunze ibintu hase mu mwanya abana banjye mbasobanura ukuri ntabwo ndabizi sobanura iki si wakarindagira ariko ari ngiye kubikora pe ariko ntabwo ndabikoze tomati si wavuye mu ishuri wenda wavuye mu ishuri ntabwo urambwira ngo urashaka kwisukisha nk'abandi bana tomati ntabwo wambwira ngo urashaka kwiga amategeko y'umuhanda basi ngo ubone perime amarira ntabwo inkunguzi papa nawe rwose yari yanyemereye amafaranga mwarabu amafaranga ugiye kwiga amategeko y'umuhanda numva ko uyu nguyu ugiye kumushakira yo kwisukira yanambwiye ngo azangurira igitenge nde kujya mbona mu gatenge kamwe bari kunseka ariko nta byabaye pe nta byabaye mama tumaze gukura aho tugeze ni uko twakwishakira ubuzima we yakubwiye ngo agiye kukugurira iki igitenge ntabwo ko iki gitenge nagitijemo ibirema ntabwo nakoresheje inzarukantu ukajeniza mbese ibyo nibyo byatuma utinyuka ukanca inyuma ntabwo nakurishije kuri buriya bunyobwa mwisukisha ukanuka iryo joro nigeze nsinzira nyine nawe wahubutse abandi wakuja kwisukisha ukarenza inoti ya 500 ese 500 yari yatinyutse afata 2,000 ngo agiye kwisukisha nakubeshye ntabwo byari 2 ni 20,000 nyine ntawe ari ukwiye gucamo 2 miliyoni yawe sabwa nari nabonye ko nagiye aho yabitse nkayasosoramo waza ukuyabura ukantu ariko ubundi ntabwo turi umugabo n'umugore umutungo nta burenganzira ngo ubiteho basigiye wende menya abana twabyanye niba abana bacu ukuntu bambaye kandi uri umukire rero inzu dufite ariko wirirwa winywera inzoga mubabarire nata amakosa nari ngiye gukora mba numva nshaka kubarwanira ishyaka papa ngaho urarengera pe mama yakosheje nibyo ariko nawe wakitaye kuri mama ibi byose ababikora kugira ngo tugire ubuzima bwiza ariko nawe ntabwo utaha ntazo gukora ikosa ariko murabizi azareke twisurire mu cyaro twebwe oya ariko murabizi bana ba koko nyamara yagira ibintu ariyo mpamvu menza ko kari nje nyirabayazana kuko niyo ndebye abana binaha ngaha ahantu bigaga heza nanjye mbonaga nta n'icyo ababyeyi babo bandusha ufite amafaranga koko ngo yakwemereye igitenge gisha yewe nukongera kunzugira shushubi amwe ko zangura n'agashenete kataraka ngaka kavuye kamwe ko zangurira keza undi umugore w'agashenete y'igihumbi nyine ngambabarira menye ko ariyo mpamvu yabiguteye kandi koko gutunga miliyari utita ku mugore ntacyo bivuze maze ibyo bintu nabyumvise mbabarira nanjye nari mbabaye nkibonye gihenengeyemo singo namwe rero umbaze ihangane umbaze ngiye kugushinyira sheke uje kuri banki urutira 800 uguremo imyenda myiza ugurira abana ngiye kubajana kwiga muri Harvard abana banjye bagiye kujya ku ishuri ngiye gukomereza muri Amerika ugiye kwiga kandi mumbabarire ubugugu bwose nagize ni imyumvire zo mu cyaro numvaga kugwiza ibintu aribyo bizanjyana no mu ijuru
singo romanti urakoze ariko ibi bihagarare nizere ko bitazongera nta shoshobi twavuye mu cyaro duhunda ibi byose aho dutereye imbere tuba dutangira kuryama ngo mwana we babarira amayihuni ntuzongere gutekereza kunca inyuma hejuru y'imihangayiko sanga mushiki wa nawe tuve hagati uhereye none ngiye kukurinda imihangayiko nguhata amahoro singo mpucuru nukuri ndagukunda ntabwo njye nifuza kuguhe muke tuje mu cyumba ngo usinyire sheke ujye kwisinya ndagusinya hajya nkubwiye angahe umbwiye 800 ndongeraho n'irindi tubaherekeze ugira ute oya nimuje mu byumba byanjye mbese twe tutamenye ibyiza tugiye kuganira katumanze ibyiza byanje na nyoko ubwira sheke urayisinya numara arayisinya mbese tujye kora ko ayisinya munyura hano muje muramubeshya oya mwebwe icyo mugiye gukora mukuru amakuru y'amashuri meza aho gaherereye mugiye kwiga s'abantu bakuru mu yuko biyunga ngiye kwiyunga na se shandi sitari pura rikisipu keto sari purane kariki amusugeri bane ata ngo sinyire sheke